Nongeye kubasuhuza cyane mbaye ikaze ku Ibendera TV. Iyi ni inzira ntibwira umugenzi episode cyangwa se igice cya gatatu. Muri iki gice turaza gusangamo ukuntu Muhire na Kiza abaje kubona akazi bose babikesheje amahirwe, gusa umwe acukwe n'undi acukwe. Reka dutangire ariko tubibutsa gukora like na subscribe ku bice dukomeje kugenda tubagezaho. Ninzira ntibwira umugenzi, inkuru ndende ivuga ku buzima bw'umuhungu Kiza wakunze umukobwa akaza kumutesha umutwe ndetse bikarangira amukojeje isoni mu ruhame, nawe rero afata imigambi yo kuzihimura ku bandi bakobwa bose. Yibwiraga ko nta rukundo rubaho. Ese urukundo azarubona? Ese bizagenda gute? Reka twumve iki gice nacyo. Muhire yatangiye ambwira ati banguka bro, banguka vuba. Nanjye nkamusubiza ntese habaye iki? Kutambwira habaye iki? Ntigeze ansubiza, ahubwo yakase nk'iyagatera ariruka, nanjye mwoma mu nyuma ntaza aho tugana, jugujugu mu muhanda. Uko yambukaga kwepana n'imodoka, njyewe utarumenyereye kwambuka umuhanda byari ibindi. Twageze ahantu hamwe hari hahagaze imodoka ndetse hari n'abantu batonze umurongo ari benshi. Nuko Muhire atangira ambwira ati nawe jya ku murongo. Njyewe barangije kunyandika jya ku murongo. Ngo banyandika umurongo se ndajyaho ntazi icyo abariho bashaka? Ubwo se nsanze bari kwandika abasazi kandi ntari umusazi? Muhire umva kandi Kiza da, aha bari kwandika bifuza akazi kandi nta kindi basaba uretse indangamuntu gusa, keretse niba rero nawe ntayo ugira cyangwa se akazi ukaba ntako ushaka. Akazi ahubwo reka njye ku murongo banyandike vuba. We jya ku murongo ariko ibindi umbaza ni ibiki? Njyewe none se ko ntitwaje indangamuntu? Dore wantwaye igitaraganya, nta ndangamuntu rero nagendanye, sinari nzi ko ikenewe. Muhire icya mbere cyari ugufata umwanya wa muhungu we, ahubwo mbwira aho iri nguruke nyizane. Namubwiye aho indangamuntu yanjye iri, asubirayo yiruka amasigamana, nanjye ntangira kubyigana ngo nkunde ngera imbere, ari nako abandi basakuza bavuga ko nshaka kubatanga kandi bahageze kare. Aho niho namenyeye ko akazi kabonwa n'ugashaka koko, umuntu akakabona yiyushya kuye. Kubw'amahirwe umukobwa wari uri kwandika yahise ambona maze ahita avuga cyane, we muri cyo umusore atambuke niwe ufite ubushake. Bakibyumva bahise basakuza cyane bagira bati reka ntibishoboka. Icyo ni ikimenyane rwose, ni ikimenyane. Uwo musore aje nonaha, niba yatanze ruswa rero ni mu butubwire, nawe undi aje nonaha twebwe twiriwe ahangaha, kuki isi yaducaho? Ikimenyane ntawe kidakora koko, yemwe nimureke agende. Ntabwo nitaye kuri aya magambo, nakomeje kugenda ngera imbere aho uwo mukobwa mwiza wandikaga yari ahagaze, maze mpita mubwira vuba nti murakoze cyane, kumpamagara kwanyu ni amahirwe akomeye kuri njye, naho ubundi ubushake bwo gukora bwo ndabufite, ngira ngo mwabyiboneye ko no gusunikana mbizi. Uwo mukobwa yahise amwenyura maze ansubizanya ijwi rituje agira ati nabibonye, niyo mpamvu nanjye nguhamagaye mu bandi, ahubwo se bakwita nde ngo nkwandike? Nitwa Kiza Clovis. Uri tayari se gukora akazi akariko kose? Cyane rwose, ahubwo se ni akahe kazi muri gutanga? Hapfa kuba atari ako kuroga cyangwa kwica? Ese nta nubwo akazi ukazi, ntako kunyitaho tu? Ubwo se aba bantu bose baba bahatanira akazi kamwe koko kwitaho? Oya nakurambeshya. Nakubeshya garata, iyi ni kampani nshya iri gutangira ibikorwa byayo, izakorera mu gihugu hose. Sinzi niba uri tayari kujyaho ariho hose bazakorera ngo ujye gukorerayo. Njyewe ndi tayari rwose, mukampaye mwaba munkuye aho umwami yakuye busyete.
mwamenye icyo naje ino nshaka, nditeguye rwose. Okay. Umukobwa mwiza yaranyanditse ambajije indangamuntu, mubwira ko ntayo mfite, hanyaka nimero za telefone, ambwira ko nta kibazo, ibindi arabikora. Ndamushimira, mpinzira abandi. Nka nyuma y'isaha umubare w'abakozi bashakaga waruzuye, batangira kudusomera bemerewe akazi n'aho bazakorera mu bice bitandukanye by'igihugu. Wari uri gusoma yasomye cyane. We muceceke mwese, abatanditswe mwihangane mutahe, amahirwe ntago yabasekeye. Ngiye gusoma liste y'ababonye akazi, kandi ndashaka kubabwira ko umunsi wo gutangira akazi ari ejo. Uwa mbere ni Kiza Clovis, azakorera mu mujyi wa Rubavu. Muhire Darius azakorera mu mujyi wa Musanze. Aho twari turi njye na Muhire, ibyishimo byabaye byinshi. Barangije gusoma ababonye akazi, nashakishije wa mukobwa ngo mushimire, ariko birangira amubuze. Nta kundi nagombaga kubigenza usibye kwikubura tugataha. Mu nzira umuhanda twari twawuzuye tugenda nk'abambaye rasoro. Inkuru nziza itaha kuri mama we na Marina. Muri uwo mugoroba twicaye muri salo, mama Muhire yaradusezereye, afata akanya araduhanura. Nuko atangira atubwira ati, Muhire nawe musore, hagiye witwa nde? Witwa Kiza? Yego mama, niko nitwa. Nuko rwose ndishimye cyane ko amahirwe wabasekeye mukamubonye, aho muzajya mukura igeno y'umunsi. Ntimuzigire muteshuka ngo mutane mwibagirwe inshingano zanyu. Muzazirikane ko mwatowe mu bandi mukagirirwa icyizere ntacyo umutanze. Nimugerayo rero ntimuzibagirwe umuryango. Muzakorere kwiteza imbere, ariko kandi mwibuke ko umuvandimwe avukira gukura umuryango we n'abavandimwe mu makuba. Muzakoreshe imbaraga, muharanire kongererwa icyizere, kuko ariyo ntangiriro y'intera ku kazi. Mama wa Muhire amaze kutubwira ayo magambo yaduhaye impamba. Ndasohoka njya hanze, nitegereza inyenyeri zari mu gicu. Nongeye gutekereza ku ivuko. Nibuka ko aho ndi ntacyo umuryango wanjye uzi. Ibyo kumpangayikira byo nari narabyirengagije, ahubwo narahaye agaciro kuzasubirayo narabaye undi wundi. Muri iryo joro twagiye kuryama, bitotsi byo byari ibintu byanjye sinajyaga mbibura. Muri uko gusinzira inzozi zongeye kunjyana iwacu ku ivuko. Ijoro riguye, papa na mama ndetse n'abarumuna banjye bari bicaye hanze bota, ari nako bihebye. Mama ari kuganira na papa ndetse n'abana. Nuko mama atangira avuga ati, mwakabyara mwe koko, umwana wanjye ariye. Kiza ni iki cyamubayeho ko numva amabere yikora ntonze? Papa akamusubiza agira ati, umbaze nkubaze, nawe se ko abandi banyeshuri nabonye baje, wa musore wo kwa Alphonse sinabonye yaje? Umuhungu wanjye yanyuze he koko? Mama akamusubiza ati, ndumva ibikoba binkuka, none yaba yagize inyagwa y'impanuka koko? Reka rekeraho, ntibishoboka winsurira umwana ibyo nawe, ahubwo siko mbona akagwa nari namubikiye ngiye kukimarira. Enda ndebera kari gasigayemo, nta kundi y'amazi abaye make aharirwa imfizi. Mushiki wanjye mwiza n'amaganya yahise avuga n'ijwi yuje ikiniga, ariko wagira ngo hari icyo abazanira. Ubu muturaje ijoro koko ngo ni ukwakira Kiza? Mwaretse tukarura tukarya tukiryamira. Papa, umva uwo nawe, umva uko cyabaye, nta soni. Urabura gutegereza musaza wawe urangije amashuri akaba agiye kudukiza mu minsi mike, ngo ngayo ngo ugiye kuryama? Aha, maye se ko ari umuhungu, nyamara nanjye iyo mu amahirwe nari kubateturura nanjye mukanyirahira nk'abandi bana. Papa, ariko uyu mukobwa nta soni gushyogozanya na Sasha? Ariko ubundi ko ntacyo nyoko arambwira ko ntacyo arambwira aho ntugiye guhera kwishyiga? Mama, yego ku bakobwa bakowe, nawe wikabyada aracyari muto. Papa, umvara none se ategereje kumera amahembe?
Muri ako kanya Mwiza yahise aturika ararira, abasigaho yirukira mu nzu. Ako kanya mpita nshiguka ndakanguka ndicara. Muhire nawe ahita akanguka mbaza ati bite byawe ariko cyiza, bigenze bite se noneho? Njyewe wahora n'iki ko nanone nongeye kurota mu rugo bampangayikiye bantegereje nkongera kubona amarira ya mushiki wanjye Mwiza. Muhire ariko se kandi ibi ni ibiki cyiza? Nawe nta byawe kabisa, buri joro ugiye kuzajya urarushiguka kweri? Ubu wabona uhindukiye ugahindura gahunda akazu kakanga ngo wisubiriye iwanyu? Oya nanone oya, ibyo byo ntabwo birimo, ahubwo amarira ya Mwiza nteye impagarara zo kuzayamuhoza. Buriya rega narabikubwiye ko yavuye mu ishuri kugira ngo njyewe nkomeze kwiga. Muhire ariko ibyo byarabaye, kandi byabaye ku bantu benshi. Sinzi impamvu uhora ubigarura mu ntekerezo zawe. Reka ibyo byiguhangayikisha. Njyewe impamvu mpora mbigarura si yindi, nuko buriya mu buzima hari abantu babuzwa amahirwe akabona abandi nyamara nabo bari bayashoboye. Si ishuri gusa, no mu buzima busanzwe bibaho. Muhire cyakora ibyo uvuga nibyo. Hanyuma se ya gahunda yawe uracyayikomeje? Numara gutangira kuyashyira mu mufuka uzikorera ibyo Benita yagukoze? Njyewe cecekere ni njyewe bizisha. Muhi aha, reka tujyame mu gitondo tubone uko tuzinduka dutandukana, umwe aca inzira n'undi ye. Niko ubuzima bumera. Twarugiye turaryama, mu gitondo Muhire niwe wankanguye turabyuka turitegura. Tumaze gufata ifunguro rya mu gitondo mushiki we na mama we baraduherekeza. Mfatiye Rubavu nawe yerekeza iya Musanze. Ntuzacikwe na episode ya 4 y'iyi nkuru Inzira ntibwira umugenzi ku munsi w'ejo. Ndabashimiye cyane.